gitoragure sha. Ese ko numva uvugana gashyira nk'aka inkoka gace kariyimisha. Uzi ngo nibuka amagitwara yaturiye sha. Gise birandeba twe ko duheruka kurya kuwa gatanu. Niya gose maze mu ishuri. Ubwo asibiye kabiri uko yigiraga ubusa. Sira mwana ari kuwa gatanu uyu munsi waturi kwa 3 urumva muderwa kurya ninjoro. Kira amahirwe aheruka kurya ninjoro. Ijoro nyibutse kinamico nanyumvishe ninjoro we harimo umukobwa w'igicucu na Mary wo Nyakimonyi. Nyakimonyi uvuguramo. Wari umukinyi ukina mu kinamico ukina afite umwana w'igicucu urumva namuyobera. Siko nubwo ndusha amashuri uri nta bwenge umeze nk'aho mutware. Adri yabajije ngo nyina wa Yezu ninde mbaza ngo yamusubije ngo Ikara yamusubije ngo ni Maria cyanye na wa Jambo. Ubwo ndumva nawe nawe utaniye n'uwo mutware. Yamusubije mu kisa kandi numva n'abandi babyeyi ba Yesu. Yamusubije ati na nyoko ndabana muzi ndamenya nyina wa Yesu. Ariko uwo mutware nigeze asoma Bibiliya. Wese ko numva uvuga we warayisomye. Usibye na Bibiliya na Korowani narayisomye. Warayisomye none assalamu alaykum. Yes ashimwe. Assalamu alaykum. Ahimbazwe. Ketiwe gatigitsime yangire ngo ndi kwigira umubatizo. Igisimu bari kukubaza ni ya Korowani wambwiraga. Kandi shara n'utuma ntsindwa. Umenye ko nimbatizwa ari wowe uzaba uri gutanga inzoga. Igihe wahereye umbeshya ngo wasomye Korowani. Hirwa rya nyuma. Ngira izina ryawe ry'idini. Amazina nzi y'Abasilamu Haruna, Hadija, Hasani. Nge nzitwa ni haramu. Yesu! Haramu! Dushaka gufata umwanzi habisi nabamenye kera wishaka kumenyera baba mu baze mushaka mareka imihari ishyari n'ishyano nibyo wumva ntimamo hari ubwo shaka ibyiza nibibi byaza nk'ipevera abantu butwabaye abandi nawe ushimira intambwe yawe ineza yawe nawe uyibuka ariko ibibi barabyibuka Se sha yamasomo ko musi bitageze cyameze nk'abandi babeshya ngo bagiye kwiga kandi bagiye mu tubyiniro. Papa mu kabyiniro uzikomereka mu kabyiniro ndi kumwe n'umukopine wanjye kuri bonane ariko icyambabaje nuko bamumwaye. Umukopine ni cyo mwana we cyane ibinyamakuru bisa byasohotse cyane bari so bakazisha ugiye kubona akazi. Mfandagaza Nuko papa n'umwarimu ubwo rutwigisha literature English ateye nk'igisabo papa ndamugutuye gatirwa amacumu wo gatuma umuco mu kwa cumu wedeka abantu bumwataye mu bakira baduturaga inzoga n'ibishyimbo none uranura umuntu umeze nk'igisabo wabonye n'uri nka ihaka inyene cyeka mwari 300 z'amata. Nabyumvise papa ubutanza gutembereza muri expo urebe inka zibyina. Ugesha ngiye kureba umuntu ukomanze papa. wowe komanga mu nda yawe se ugiye ku muntu ukomanze inzu warayubatse ari tafari narimwe washizeho n'abafundi bayibatse narabambuye iyo baciwe nabura ko bareba nka mbe y'ugurubwa. inshuti zanjye ntabazi bejo barimo mbazi nasoje ushaka gufata umwanzi habisi nabamenye kera wishaka kumenyera baba mu baze mushaka mareka imihari. Se papa ni bande kutambwira. Ndabona zanjye geragenzi yamujyana kuba barimo bateye nk'ibisabo. hari ubwo shaka ibyiza nibibi byaza nk'ipevera Oje uzika kabari twari turiremo ingurube. Polisi yaje gatwara abana y'umunsi w'imyaka 18 bari muri kakabari. Ariko no babitegeye baryaga ikizuru cy'inguru ugasanga kimeze nabi. Wibuka ko twahatse duhamagara veterineri akaza akayipima agasanga imaze iminsi 2 ipfuye. Wibuka base bahamagara polisi na wa mukobwa ari wakunze bahise bamutwara muri abo. Yambabaje nuko anare n'ikizuru kinini kuturusha. Wale bakibara uri mwana nsiga urya n'ingurube. Ikizuru nare cyari kinini wagira ngo ni ikigurube yabwegeze.